What's up guys, mumeze mute? It's your boy Dive Madivan. Today ewan bafitiye amakuru meza agezweho kabisa. Makuru yo mu Rwanda ubu ngubu hari ni showbiz. Umuhanzi uzwi cyane nka Itahi Iwacu Bruce cyangwa amenyekanye cyane nka Bruce Melody, umujyanama we batangije televiziyo bise Isibo TV cyangwa mu mpine ukaba wayita ITV iri kugaragara kuri Star Time. Bruce Melody umuhanzi kuri ubu ngubu uzwi cyane muri East Africa, wagiye witabiriye Coke Studio, akaba yaratwaye ibihembo byinshi mu Rwanda kubera indirimbo ze nziza. Umuhanzi uzwi cyane mu gukora collaboration zigakundwa cyane. Bruce Melody noneho kuri ubu ngubu n'umujyanama we Kanda Jean Dodier bamaze gutangiza televiziyo, ndetse kuri ubu yanatangiye kugaragara mu biganiro Kanda yagiranye n'igihe mu bihe bitandukanye. Yakunze guhamya ko kuri ubu ngubu iyi televiziyo ari imyidagaduro, kandi ko n'ubutaha ishobora kujya icaho n'ibindi biganiro bitandukanye. Kanda yavuze ko ino televiziyo nubwo Bruce Melody afitemo imigabane, ahubwo atari we izagikinwa gusa, ko n'undi wari we wese yaza agakishwaho. Gusa icyo ino televiziyo igamije ni guteza umuziki wo mu Rwanda imbere ukaba wagera ku rundi rwego, iyo ITV bifitemo uruhare. Ikindi nanone ni uko ino televiziyo bakomeje kutangariza ko mu minsi iri imbere iza kujya ica no ku yandi madekoderi, harimo Star Times na Canal Plus ndetse na DSTV, kugira ngo borohereze abanyarwanda muri rusange kujya bayikurikirana, kuko ari televiziyo izagicaho ibiganiro bya showbiz ndetse n'ibindi byose. Bruce Melody yavuze ko ari indi ntambwe bateye, kandi ko igamije izashyirwa